Kristo Yesu akuzwe bavandimwe. Nyuma y'iminsi itari mike ntabagezaho inyigisho kubera ibiruhuko n'ahantu hatari connection. Nejejwe nuko Roho Mutagatifu abinshoboje muri aka kanya kuri uyu munsi wa Assomption, umunsi mukuru mwiza ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya. Isomo rya mbere ni ryo mu gitabo cy'ibyahishuwe Yohana Intumwa, umutwe wa 11 umurongo wa 19a, 12 n'umurongo wa mbere kugeza ku wa 6a n'umurongo wa 10a. Ngiki igihe cy'ubucunguzi kirageze, igihe cy'ububasha n'ubwami bw'Imana yacu n'ubutegetsi bwa Kristo wayo. Binyuze kuri Bikira Mariya, isi yose yaracunguwe. Umucunguzi yatuvutsemo, maze ububasha n'ubwami bw'Imana yacu muri Kristo Yesu budusesekaraho. Ubwo Bikira Mariya yari amaze gutsinda kiriya kiyoka, Sekibi amaze kuneshwa, Yesu na Bikira Mariya badukinguriye ijuru. Bari kubivuga neza mu murongo wa mbere mu isomo rya mbere ngo nuko ingoro y'Imana yo mu ijuru irakinguka, n'ubushyinguro bw'isezerano bugaragarira mu ngoro yayo. Ikimenyetso gikomeye kigaragarira mu ijuru. Yari umugore wisesuye izuba, ukwezi kuri munsi y'ibirenge bye, naho ku mutwe atamirije ikamba ry'inyenyeri 12. Uyu mugore bari kuvuga hano kuri uyu munsi ntago tugomba gushidikanya ko ari Bikira Mariya warimo yimakazwa mu ijuru. Bikira Mariya yaragororewe aba umwamikazi w'isi n'ijuru. Bikira Mariya kandi yarinzwe icyaha mu buzima bwe bwose, niyo mpamvu yajyanwe mu ijuru n'umubiri we. Ntabwo yigeze amenyana n'ubushanguke. Naho Zaburi twazirikanye umunsi ni ya 44 umuduko wa 45. Urahirwa Bikira Mariya, aho uganje mu ikuzo ry'umwana wawe. Bikira Mariya iyo umuntu ari kumwumva uburyo yagororewe, wavuga uti atandukanye natwe, ariko twagombye kumva ko ari uko yabikoreye. Afite kamere y'umuntu nkatwe twese, ariko we yahoraga yirinda icyaha, arangwa n'ubusugi mu buzima bwe bwose. Nicyo gituma Imana nayo imukuza. Wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Bikira Mariya yaranzwe no guca bugufi, maze aba ingoro y'Imana. Byose ntabwo yabyiratanaga ngo avuge ati ndi umwamikazi cyangwa se nzabyara umwami. Oya, ahubwo we yihitiramo kuba umuja. Ndi umuja wa Nyagasani. Bikira Mariya ni inzira ngufi itugeza kuri Yesu, kandi rero Bikira Mariya na Yesu badufasha gutsinda icyaha n'urupfu, nk'uko bari kubivuga neza bati umwanzi w'imperuka uzarimbuka ni urupfu, kuko byanditswe ngo byose yabishyize munsi y'ibirenge bye. Urumva rero Bikira Mariya nta kintu yadusabira kindi kitari kuba mu byishimo by'abatsinze, umunezero udashira. Imana rero yibutse umuryango wayo, maze ikuza Bikira Mariya wari ntamenyekana.
umuja we utaravugwaga, dore kuva ubu bose bazanyita umuhire. Ndangije ngira nti abagukunda barahirwa Mariya, kuko ubaha kumenya neza n'umwana wawe Yesu Kristo. Bikira Mariya apfa akajyanwa mu ijuru, dusaba inema yo gupfa neza. Ndangije kandi nkomeza kwifuriza umunsi mwiza, umunsi mukuru mwiza w'ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya. Bikira Mariya akomeze aduhakirwe, akomeze aduhe kumenya by'ukuri umwana we, urukundo adukunda, kandi aduhe gutsinda ibishuko bya hano ku isi, aduhe gutsinda icyaha. Nuko igihe cyose duhore turangamiye umwana we, duhore turangamiye kuzataha mu byiza by'ijuru, kuzagororerwa natwe mu gihe tuzaba tumaze gutsinda ubuzima bwa hano ku isi, tumaze kwambikwa ikamba ry'abatsinze mu bwami bw'ijuru. Murakoze rero, mukomeze kugira icyumweru cyiza. Tuzabyina neza birenze ibi, tuzigaragaza bimera neza, dusanga Mariya mu ijuru, twajyamo twese tuzabyina dushimira Imana, tuzatamba cyane dutambutse